yes ikirego oya muri shampiyona y'u Rwanda uretse namenye uburenganzira wa mugani. So dufite iminota 9 dusoza kuri iyi ngingo. Tuganire mu buyobozi bwa APR Football Club havuzwemo impinduka. Team manager wari team manager captain retired Ntazinda ko yasezerewe, ndetse na Georgine warushinzwe finance, ndetse hari amakuru yasohotse ku munsi w'ejo avuga ko Colonel retired Richard Karasira wari chairman nawe yasimbuwe, ndetse hanavugwa n'izina Brigadier General Deo Rusanganwa. Yewe ejo navuye mu rugo ntabwo nifite gahunda. Nta official statement twabonye, ariko hari ibyo twabonye ku kibuga abantu bakwiriye kumenya. Ejo ntabwo nagomba kujya kureba match kuko nari mfite ibindi bintu byinshi nagomba gukora, ariko ibintu amaso nagomba kubonesha amaso kuri stade nibyo byanjyanye n'abafana. Iyo excitement bari bafite uko bari benshi, mwabonye ko bari benshi ubundi match sanzwe kaziriya nto yanagafana bazari benshi. Ngenda nabanyuzemo ngiye gufata video team manager mushya match mbere yuko itangira, nyura mu bafana bambwira ngo Lorenzo ngo urabona ko twaje noneho. Vraiment abonaga bafite excitation kwera makuru yari amaze nk'iminsi birasohoka mu bitangazamakuru. Image ya mbere nabonye rero muri warm up ni team manager mushya Major Elias Kavuna yambaye training za APR, yatangiye inshingano mu buryo buri official. Narabibonye rwose mbibonesha amaso, yatangiye inshingano. Bivuze ngo the captain Ntazinda Eric ntabwo akiri team manager wa APR mu buryo buri official. Ntabwo equipe irabitangaza, nta statement ya appointment y'umusimbura cyangwa se wavuyeho iriho, ariko byo twayibonesha amaso ko Kavuna yatangiye imirimo muri APR. Rero nije amasegonda macyara kandi kantu nshaka kuvugaho ibintu yo kuvuga ngo ko mu bitangaza bitaraba official amakuru muri APR nutegereza ko aba official ntuzayatangaza. Nose nk'urugero nk'ubu Kavuna ntiyatanye inshingano bataramwe officialize, witegereza nabo bakinya benshi barimo bari gukina abanyamahanga. Twarabavuga hano abantu bakadutuka ngo kuki mu bivuga ikipe itabitangaje, ntabwo wategereza ngo bazabitangaza kugira ngo be official. Hari ubwo amakuru byazi na nyiri ubwite yayo kwibwira. Icyo ni cyambere rero ubwo Ntazinda we rwose nta kirimo. Icyaka hari amakuru avuga ko Kimihura yisaha ubu tuvugana harimo haraba inama ubwo shora hora ko ariyo ishobora gusohokana n'imyanzuro, ariko ntibitubuza kuvuga ibyo twabonye. Ejo rero twagiye kubona turi muri stade rwose tubona abafande bashaka kwinjira, ariko ngicyo nashaka kureba nanone mbere ko match itangira, kuko amakuru yari yamaze gusohoka rwose ko chairman wa PRFC Ritadi Kano Karasira Richard atakiri chairman. Ntajya siba umukino, birumvikana chairman n'umuyobozi w'ikipe usanzwe match zose za APR abahari, cyane ko ubungu bari ritadi nta yindi mirimo ya gisirikare akora. Nizamari ntiyazirebaga, yego yabaga hari rwose cyane. Nashaka kureba niba mubona se yaje nka chairman, ndebe niba hakirimo iyo incertitude, ariko sinigeze mubona. Ahubwo hasanzwe yicara noneho match uko yagendaga yisunika, twagiye tubona hinjiye ingabo, abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda rwose mu mapeti yabo, abo mu rwego rwa general nabo mu zindi nzego ziri munsi yaho gatoya. Tujya tubona za ntebe z'abayobozi b'ikipe ya bosi nayo yari mu rugo, ariko nyine za ntebe z'umukara z'abanyacyubahiro tubona bazicayemo kandi ziruzuye, bambaye full combat ya myambaro yabo, basa neza cyane. Ubwo noneho twatangiye kureba tuvuga ngo ese chairman ko ataje noneho ni bande baje? Ese abaje barimo n'abahwihwiswa ko harimo bagomba kumusimbura? Icyo nicyo kintu twari twagiye kureba rero, kandi twarakibonye. Uwo bita Rugangura Axel tumuhe credit kubera ko yatwandisiye urutonde rwa aba generals ndetse n'abayobozi n'abasirikare bakuru. Yanabisabye aravuga ngo afanda amaze kumpa order to advance, niko yanditse ku rubuga rwa Instagram yo kubabwira bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo bitabira umukino APR yatsinzemo Vision. Uwa mbere General Mubaraka Muganga CDS Chief of Defense Staff, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Kabiri bamwita Akos, yitwa Army Chief of Staff ni umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka, Major General Vincent Nyakarumbi. Gatatu hari Major General Alex Kagame, ni umugaba mukuru w'inkera gutabara. Yego. Kane hari Brigadier General Pascal Muhizi, umuyobozi wa Task Force Division. Kunda cyane.
gatanu hari Brigadier General Bertin Mukasa Cyubahiro umuyobozi wa General Headquarter. Gatandatu hari Brigadier General Nelson Rwigema, hano Excellence umukuru w'ingabo z'inkeragutabara mu ntara y'Iburasirazuba, ariko hari umuntu wanyandikiye ko Brigadier General Nelson Rwigema akora iki, ashinzwe ngo brigade ya 503 ikora amajyaruguru. Yego. Hanyuma akaba uwo bita Brigadier General Frank Mutembe, umuyobozi wa diviziyo ya kabiri ingabo zibarizwa mu Burasirazuba. Hanyuma hakaba Brigadier General wa munani ni Brigadier General Deo Rusanganwa, bivugwa ko ari ugomba kuba chairman w'ikipe ya APR Football Club. No mu bahageze kara burya abandi bagiye baza nyuma, we yatangiranye na match ahari. Yego. Hanyuma akaba Major General Vincent Gatama n'umuyobozi wa diviziyo ya kane n'ingabo zibarizwa mu majyepfo y'u Rwanda. Hanyuma akaba na Colonel Simba uyobora brigade ya 402. Abasirikare bakuru 10 bakuru. Hanyuma icyo namenye kandi bambaye teni kabisa cyane full combat, wari wagira ngo ni bya birori bya passing byo ku passing out. Ashobora kuba ariko hari habaye nk'inama byasaga umugani nkaho urebye imodoka bajemo amavewiti menshi ari hanze muri parking narungurutse, byasa nko bavuye mu nama wa military babarinda bari bahari benshi, byasa nko bavuye mu nama nkuru kandi reba aperi bagahita baza kwireba muri stade cyangwa reba n'umutekano w'igihugu muri rusange itararangira, basohotse match buryo itararangira neza bahita bongera kugendera rimwe n'ubu. Rugaju Deo Rusanganwa uvugwa ko ari ushobora kuba chairman wa aperi, si mushya mu mupira. Naraye mvuganye n'umwe mu bagabo bamuzi neza cyane, aravuga ngo n'umugabo utuje cyane utavuga amagambo menshi, ugira ibikorwa byinshi cyane. Yayoboye ikipe ya Marine Football Club burya igihe Richard Karasira yari yaragiye ku ishuri. Burya ngo Marine ikomeye, ahubwo abantu bakubwira Zandani bayikurikiranye bakubwira ko Marine burya ngo ikomeye azamuye abakinnyi benshi, burya ntabwo ari ya Richard, ni ya Deo Rusangana, ni ya Deo. Marine ikomeye burya ntabwo ari mushya rwose. Ya Marine twavuga ngo itanga abakinnyi benshi mu makipe ya Kigali, yari ya Deo. Uku kugaruka kw'abajenerali mu ikipe ya APR Football Club bagira intego imwe, gutwara igikombe cya shampiyona. Ntibajya bavuga ibindi bikombe tegeko. Tujyanemo. Bon, icya mbere ni ukubanza kugaragaza iyi kipe ni yabande. Icyo nicyo cya mbere, iriya niyo message ubundi. Nkuko abasaza barebe baje tuza kugarukaho 7, burya wa munsi bahageze byari nko kuvuga ngo ikimenyetso tuje gukora ni igihe tuba twageze mu misa Lorenzo dutegereje ko padiri yinjira kugira ngo misa none igire igisobanuro cyuzuye. Burya mwicaye mu kiliziya padiri atarazamo ntabwo bari misa, ntabwo bari misa, wari umuhimbazo bigira igisobanuro iyo padiri agezemo. Nawe aperi yarokongera kwibutsa abantu ngo turi bande, mumaze iminsi mubona amafoto acicikana, abantu bambaye amatreningi, abantu bambaye amashati asanzwe, abantu bambaye biteretse amajoro bayifashe bavuga bati ni yacu amajoro rwose. Ni nko kubabwira ngo vous les enfants ne touche pas, mwikoraho abana, dépêchez-vous, non egere ku ruhande, si yanyu, utega amaboko nyiri mirimo. Donc hari ikintu umuvandimwe twazi tukana Sam Karenzi yavuze kandi nemera, mwese murakizi ko namukongratulatinze rwose, twanacyumvishe turi kumwe cyane. Aperi yari imaze kugira ikintu cya, urabona kwizigira, hari ukuntu amata kera ashobora kuba make nk'umubyeyi akavuga ngo mu ijage y'amata, kuko abana wenda ari 5 kugira ngo buri wese anywe igikombe, reka nshyiremo agakombe k'amazi. Ibyo ni ukuyafungura. Ariko hari n'icyo bita kugira amata umujago, none ufite igikombe cy'amata none ukamenamo ijage y'amazi. Ibyo amata ni amazi arimo amata, ntabwo ari amata arimo. So aperi rero n'ubundi gisivire ntabwo cyaburamo, izakenera abantu bakoramo b'abasivire, izakenera abantu bayifasha muri media, izakenera kubana n'abasivire, izagira role runaka n'abatoza bari abasivire n'ibindi n'abakinnyi bari abasivire. Ntabwo haburamo icyo kintu cy'abasivire. Ariko iyo ari bo bagiye ku ruhembe noneho bisa naho ya mata
yakabaye aperi ya nyayo ya gisirikare ari ijaga aricyo gisirikare y'amata, noneho igisivire kikaba igikombe cy'amazi, byari byarabaye inverse. ahubwo igikombe noneho cyakabaye ari aperi, cyari amata, noneho ijage y'amazi niyo yari igisivire. Ni ukuvuga ngo igisivire cyari cyadominiye igisirikare, cyari cyabaye cyinshi. bababwiye bati rero umuramenye mwigireyo ibi bintu ntibavuze tuyishinga ntitwari kumwe, ariko iriya mesaje muramenye mwiduteza ibibazo. Icya kabiri rero, usibye iriya statement, umwe mu ba generale bari bahari yabwiye CDS, yavuze ngo afande ni umwe mu bari begeranye, ati mu kwa mbere dukwiye gushaka abandi bakinnyi. mu kwa mbere aperi irakora izindi nibatungure aperi ushobora kujya ku isoko mu kwa mbere iramutse idakoze neza muri izi match ziri imbere kugeza mu kwezi kwa mbere. Kubera iki? Bisubiza igihe afande Alex yayoboraga aperi, rero yigeze gukubita aperi 4, yaraje gusimbura niba nibuka neza afande Simba, aravuga ngo bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma mutsinda aperi ndi umuyobozi ntibizongera kubaho. Yabibwirira Paris, yamaze imyaka igera kuri 6 Rayon Sport idashobora kumutsinda. Niki bashaka gukora ni niki cyabababaje cyane, baravuga ngo twashatse gukora ikipe ikomeye, aperi yarekuye $650 by'amadolari, bingana na miliyoni 910 z'amanyarwanda mu kugura abakinnyi b'abanyamahanga gusa. Ayo niyo mafaranga yasohoye, hatarimo abanyarwanda, hatarimo abatoza. Kandi nimvuga ibyo ndavuga recruitment, icyo bita recruitment fees, ntabwo mvuga imishahara. Ntabwo navuze ngo harimo n'imishahara yabo, oya, kuri aba baratransfer ngo agashyiramo imishahara. Ndavuga ko akunda ugenda ukavuga ngo umukinnyi afite amasezerano n'igihe kingana iki, ukayagura umukinnyi akaza. Aperi presque miliyari y'amafaranga abakinnyi yaguze, iyo ushyizemo abanyarwanda ni miliyari irenga. Bakora ayo mafaranga bamaze kuyatanga, mwari umwe wabavuze ngo aperi izagikwaza ngo tugutsinde bingahe mbere ko match itangira. Nawe narrative ubwo sizatangiraga baza ngo muri championnat dore ngo ikipe iteguye guhangana na aperi. Icyo CDS rero yabazaga ni kimwe, ngo arabaza ngo ndi chairman, nubatse ikipe kuri miliyoni 150 z'amanyarwanda, cyagiye yaguze ba Ange na ba Manzi, yego, cyagiye abajaberi bamaze kurekura abakinnyi 16, agango uko yakinaga ya kipe ya Adiri yari yakoze imikino 50 idatsindwa, uko yagendaga, uko yaryanaga kwirushi ya miliyari imbaraga yabande sesha bishoboka bite ko ikipe yubatswe kuri miliyoni 150 yakina neza kurusha ikipe yubatswe na miliyari y'amanyarwanda. Noneho bakabaza ikibazo kimeze gutya, umukinnyi Aryun Swane ubu nibwo atangiye kujya mu kibuga nyuma ko chairman Ishari yapusaga umutoza ngo muhe umwanya, yatanze itegeko, ariko ntabwo ari uko yarushaga Yunus. Tugende neza ugupusa ngo agaragare ko akina. Baravuga ngo impande nk'uko Renzo yabikomojeho, aperi ifite abakinnyi b'abanyamahanga bakomeye, bavuze ko ari ibitangaza 3. Barabati hari Bemoro Apam Asongwe, muramwibuka? Agifunga na bara yabaye nk'abaminisitiri ba kera, arahari arahembwa yi, baravuga bati ari muri pension. Godwin Odibo, Abam Bemoro Abam Asongwe, Asongwe duhagararanye arandusha ibiro, afite inda nini cyane, duhagararanye. Wa gatatu ni Chidiebere Nwobodo. Baravuga ngo uvuze Asongwe, uvuze Odibo na Chidiebere Nwobodo, baravuga ngo nabawe ngabanyamahanga umuntu bita Chidiebere ejo bundi bamuhaye baro kuri Gorilla, urabona ko akundi baransa baro baruboneka bayishyira mu mpande, ahagaze neza nyine ari kureba mu izamu, yafashe akaguru karambura atambika umurundi, barirazi kubitaho isubira ku muntu yimuhaye. Baravuga ngo kwibaza ngo uyu mukinnyi yarakinaga, baravuga ngo abo nkaho bidahagije, baravuga ngo Mamadusi na Victor Mbawamacukwemeka ntibaratsinda igitego muri no season muri open play n'abataka. Aperi koze match enye ntiratsinda igitego muri open play kubataka bayo, kuko igitego yatsinze ni cya Ramine Ba numero 10 mu mikino. Arabango abataka kuko ibitego babonye bya Mamadusi byari penalty. 4 match zikurikirana ni gute tutaratsinda igitego muri open play kubataka, bije habaye iki?
bakavuga bati ko hari amafaranga yagiye asohoka muri ekipe, abantu ngo ni abasikawuti bagiye gushaka abakinnyi mu bihugu 5, ngo hari umuntu akoze ingendo 5 muri Togo, muri Ghana, muri Zambia, muri Tanzania ndetse no muri Malawi, ibihugu 5. Ati ni gute umuntu yagiye mu bihugu 5 akaba nta mukinnyi n'umwe yakuyeyo, akajya Tanzania mukamutegera, akajyayo mukamutegera, akajyayo mukamutegera, bikarangira atazanye n'umukinnyi n'umwe wakuye. Bakaba bati harimo kudakoresha umutungo neza. Mwagiye muri amafaranga, ubu turimo turajya mu byatumye Richard byoroshye biraho ashobora gusezerera, ariko bagashima cyane by'umwihariko ikintu Chairman Richard yakoze cyo gufata ekipe akayishyira mu biganza by'abafana, ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Akaba ati umuntu ushaka imyitozo ya APR ashaka kubona highlight, umuntu ushaka amakuru ya APR arayibona, line up za APR zisohoka neza ku magrafike meza, application za APR application ndayitunze yaranze kandi ngo yatwaye amafaranga menshi mu mugende. Anyways, bakavuga bati ariko application office ya APR ewana barayitunganyije, uragera muri office nanavuganye n'abayi developer ibikombe birahari n'amafoto, hari ibyo kwishimira kamere. Baravuga bati ku ikipe kuimoderniza, donc kwisanisha n'igihe tugezemo cy'ikoranabuhanga kugira ngo idatakaza icyo kintu cya popularity, birimo byari biri mu nzira, yabikoraga neza cyane. Bateye agatambwe pare raporo yaho yahoze agatambwe pe nibyo byakaba byiza cyane kuko umuntu akabyifuje, ariko bizanozwa. Hari icyagaragaraga bakavuga bati nibishobora kwangira umuntu kuko yageragezaga no kubaka ikipe ikomeye mu buryo nyine igomba guperforminga neza, ariko icyabaye nk'icyafuelinze ibintu byose, hari hamaze iminsi havuga n'ubundi ibintu bitari byiza kuri team manager, mwese murabizi. Yego, ejo Rujugiro nyuma match yari yongeye kwisiga amarangi nyuma y'igihe kirekire atayisiga kuri match za APR. Baramaje bati urishimye kuba team manager agira ati ndishimye cyane, kwa ntazindanye yaramukubise cyagiye tubikora yaramukubise, ari kugerageza kuza ari kutazamura ari kubaransa, ariko n'uburyo byavugwaga yaramukoze amatama rwose, yamukoze mu nsina z'amatwi. Ejo mwana yaravuze ati ndishimye rwose, ndishimye. Icyabaye rero nk'uko Rugangura bivuga ngo upelelezi ni kawaida jeshi, ati ubutasi ni ibintu n'ubuzima bwa gisirikare. Bo icyo bakora bano bantu baba APR n'abanyabwenge cyane bro, bo bafata ibintu bakegeranya, ugakora ikintu bakabika, ugakora ikintu bakabika, bagaceceka. Hakiba kiriya kintu cyampaga kuko cyari kibaye bwa mbere mu mateka ya APR. Yego, baravuze ngo désormais ahari tubiretse bigakomeza cause immédiate ibaho, dushobora kuzisanga iyi kipe ibyo bita cause lointaine, impamvu zigenda zisasirwaho, ariko hakaba n'icyo bita umuyobozi mukuru wayo ashobora kuduhamagara akavuga ngo cause immédiate, ikibazo ntabwo ari iryo kosa, wenda skandal ishobora kuzaba imbere, akazabaza ikibazo kimwe ngo izi nshuro zose ibi byose mwari mubifite, mwari muri he, byagenze bifite n'amakuru yuko bagiye no gusaka ishyorongi kugira ngo barebe n'amandi makosa yaba yarakozwe, wenda ibintu byinshi byavugwaga. Hari umunyamakuru mugenzi wacu Taifa yaramaze iminsi avuga ibintu ngo nyuma yabyo yagiye no kureba ishyorongi gusaka ngo barebe nyine niba nta makosa yandi yaba yarabaye, no naho ikipe ikorera. Wibuke gusigarana umwanya wo kutubwira ariko equivalence ya etat major yo muri Rayon Sports ndabafite bari abagabo 7 banjye, ndabafite cyane karibo banjye se. Muri rusange rero dusoza kwizigira, byarangiye bavuze ngo nyuma y'aya makosa yose ntabwo ibi bintu ari ibintu twakomeza kurebera, bahitamo kukuraho ubuyobozi bwari buhari, bazana ubundi utaratangazwa ariko buzatangazwa vuba. Ariko igikomeye cyane, igikomeye kuza kwabo kwari ugutanga statement bavuga ngo nta cyabaye, kandi buriya Kavuna bazanye team manager uriya niwe wakoze raporo yirukanyemo abakinnyi 16, rero yapangura amanota 18. Barati muyisubizemo icyo kintu, bamwe barimo bakimenyera flavor ya gisirikare yongera ibeseri. Ariko noneho inkuru mbi ku muntu wese w'umusivile waba wari uri guhahira muri APR mu minsi mike yishize, amakuru mabi, n'amakuru mabi, uzana amakuru abera mabi, ntabwo asinzira. Amakuru mfite Kavuna umwibanye APR, amakuru mfite mu bintu byababaje CDS kurusha ibindi byose, no kubona ekipe
bubatse ibaruhije ibagoye bari muri sitarago y'urugamba bashaka kwiba ikirezi cyabo ikazajya inanabibutsa izo mvune gushaka igihugu uburyo byabavunnye donc ni embleme ni nk'ikirango yagiye kubonabona kibabwira ngo twarasiragorinze ngo tugire ibyo tubona twarabibonye tugomba kubirinda none umukabona bari ko abused abantu bagakinira raperi notama ngira inama abanyamakuru bagenzi banjye n'abandi bantu mujya mukora ibiganiro ku ma YouTube my friend mbibabwiye mbere murebe aperi my friend ibintu byo kubumbura ururimi ukaza wata kuko wishakiye ati ibintu umuntu wese araca kwa YouTube akaba arakubise aperi umuntu wese arakubita abantu bafashe aperi bayigira nk'akadenesi umwe aradunda agakubita nta soni mwa iminota yarangiye ati muramenye iminota yarangiye